se ni ibintu bikeneye kuko kuva kera ibitabo byandikwaga, kuva kera amaroma yarandikwaga, kuva kera ama illustration yarakora, inganda zahozeho zabaga zikeneye brand, amambaraje, zahoze zikeneye amarogo, zahoze zikeneye amakashe, zahoze zikeneye amantete, zahoze zikeneye footness. Ngo design yahozeho kera ahubwo twatinze kwimenya. Kuko bavuga kuri Adobe, bavuga ko Adobe nibura atangiye kuba develop muri 1990. Ugasanga muri 2012 baratangiraga ishuri mu Rwanda, abantu bari bazi Adobe, iyo bari bazi ko bari batangiye kubyaza inyuma ni Adobe Photoshop. N'abanyakenya bakoraga muri Hunter Display bari bazi za Illustrator. Nandi ma imprimere yarazi ni design, ariko bose nta muntu wari ufite ubushobozi bwo kuba yakora ishuri kuri iryo shuri shobora kuba ryahuza Adobe 3 zikora design kuya umuntu abeho yigenga. Twe n'abanyeshuri ibihumbi 2 mu gihugu cyose cy'u Rwanda batugira ikizere nkuko bakitugiriye imbere, tukabimultiplier kugira ngo bigere ahantu henshi cyane. Kuko ngubu ni sample babwiye ko kuva National Council yabaho n'ubwa mbere batanze opportunity muri filmmaking. Bavuga bati abantu bacu niba abantu bakwiriye tuzabaha n'abandi. Rero twebwe ku rwacu ruhande byaradufashije. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagira hanga hose. Ubu abari sohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa, n'abakozi b'amateleviziyo, niba rwiyemeza mirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. Twongeye kubaha ikaze mwe mukurikira chaîne ya YouTube y'ishuri rya IBTC. Turasubije cyane mu kiganiro IBTC Survey. Twongeye kugira amahirwe kubana n'umutumirwa mu iki kiganiro. Tubahaye ikaze. Murakoze. Hari nk'umuntu ushaka kubonye bwa mbere mwamuha amahirwe kubamenya? Yego murakoze. Nitwa Uwizeyimana Jules Claude. Nk'uko bivuze inge muyobozi wa IBTC kwigisha graphic design. Graphic ibintu bidetaye, design ibintu bitekerejwe. Ufite ibintu biri detaye, urashaka guhuza umuntu n'undi, ushaka gufata ikibabi ukagihuza n'imizi, ukagihuza n'imbuto kandi bitararemanywe, kubera ko ushaka gukompoza ikintu. Utwo turimo gukora ututandukanye ni graphics. Ariko uburyo biza kugaragara looking like uko riuze ko bigaragara, umuntu atabona bimuteje akavuyo, how it's conceived, uburyo biconception. Ibyo nibyo bita conception. So bivuze ngo graphic design ubwayo ni soft ni somo yo kwigisha abantu uburyo ibintu batekereza, n'uburyo bashaka uburyo abantu babireba, none uburyo uri buze kwikora muri software, kandi byahoze biri ahantu hatandukanye, none bikaza kurangira bibaye ikintu kibereye amaso y'ababireba. Biranagoranye kwisobanura mu Kinyarwanda kuko urumva ni amaterme y'ibyongereza cyangwa ibifaransa, kuko mu Gifaransa yitwa conception graphique, icyo cyitwa graphic design. Ariko kugira ngo umuntu abone inyito nziza mu Kinyarwanda ni nk'ubugeni bukoresheje ikoranabuhanga. Ari byo nazo nsobanura mvuga ukuntu ari ibintu biri detaye ugenda ugabishyira ahantu hamwe, none bikaza kuryohera amaso y'ababireba. Aho rero kuko tutajya muri ari ya gakondo, tujya muri ari digital. Biba bidusaba ko tubigisha Adobe Photoshop kugira ngo bashaka kumanipira amafoto mu buryo bwose bashaka, ibikuru ko bashaka. Bashaka kumanipira ama illustration
n'ama conception bafite mu mutwe bitewe n'ubwiza n'ibyo bashaka kwerekana babyige muri Adobe Illustrator. Abasaza bashaka kwandika ibitabo n'abantu bakiri batari ko bafite esprit yo kwandika bya bintu batayipingiye muri Word bifite amagambo menshi batayipinze baze kubona aho babicurira muri layout z'ibitabo bigendero bikore byigirwe muri Adobe InDesign. Byose ni ibintu bikenewe kuko kuva kera ibitabo byandikwaga, kuva kera amaroma arandikwaga, kuva kera ama illustration yarakoze, inganda zahozeho zabaga zikeneye brand, amambarage, zahoze zikeneye amarogo, zahoze zikeneye amakashe, zahoze zikeneye amantete, zahoze zikeneye footness. Bivuga ngo design yahozeho kera ahubwo twatinze kwimenya. Kuko bavuga kuri Adobe, bavuga ko Adobe nibura atangiye kuba develop muri 1990. Ugasanga muri 2012 natangiraga ishuri mu Rwanda abantu bari bazi Adobe, iyo bari bazi ko bari batangiye kubyaza inyuma ni Adobe Photoshop. N'abanyakenya bakoraga muri Hunter Display bari bazi za Illustrator. Nandi ma imprimere yarazi ni design, ariko bose nta muntu wari ufite ubushobozi bwo kuba yakora ishuri kuri iryo shuri shobora kuba ryahuza Adobe 3 zikora design kugira ngo nabeho yigenga. Ubwo urumva ko twaje peut-être dukenewe. Nshaka kubaza imbogamizi mwe muri guhura nazo parapo y'indi myuga isanzwe kugira ngo abantu babyumve nizihe nk'umunota umwe. Imbogamizi nuko abantu batarabyumva nyine. Ariko kugira ngo abantu babyumve ni nkino awareness. Ubuse ibino bintu turimo kuvuga ko bigiye kuzajya kuri IBTC survey ushobora no kwiboostinga bikagera ku bantu bose, umuntu abashije gushirika ubute akacyumva ikiganiro cyose. Kose bizarwa ko ni isi yose iratureba. Birumvikana ko rero ni awareness. Urumva we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaye murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. Ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788554302 bitize ukajya ku rubuga wa eshatu akadomo ibtcfilmschool.com. mu kanya umwanya wo gusonera buri kintu cyose twigisha abantu babyumishije kuko icyambere biracyagoranye, biracyari materime akomeye yo mu ndimi zabyo. Ariko asirantsane nuko muri IBTC tubyigisha neza mu Kinyarwanda nubwo waba utazi indimi ukabyumva. Rero icyo twavuga nuko bizagera bikamenyekana nubwo tuzaba twebwe twabitangije twaravunikiyemo twarabaye imyase. Ariko hano nta mfilmmaker nzi cyangwa umukameraman wabwira ngo uzi gukora iki bakubwire ngo nize biology ahita kwira ati ngende umukameraman. So rero akarusho kabyo bitanga specification, ukaba wabwira umuntu ati ngewe ndi umukameraman, ngende umufotographe, ngende umeditor w'amavideo, ngende birumvikana kandi umwihariko nabonye nuko ni ibintu bibyazwa amafaranga mu gihe gitoya. Turi gusoza dusikanye umunota umwe gusa, hari intake nabasanzemo mu gihe gusoza kwigisha muri iyi minsi bambwiye ko hari porogaramu ku ya igire ndetse ngo ni ministeri ni National Youth Council inama y'urubyiruko ku bufatanye na KCB babahaye abanyeshuri. Ndagira ngo iki kintu cyo mu gikomozeho babahisemo gute, wenda uraza kutubwira umwihariko mu gihe gitoya wanyu impamvu amwe bahisemo. Ikindi nanone ukukuzana abanyeshuri cyarimwe ukubafasha. Urubyiruko rw'abanyarwanda rukeneye akazi ni benshi cyane, hari n'abamara imyaka 4 bavuye muri university ariko batarabona akazi bagitegera bagishakisha, hari n'abataraje amahirwe yo gukomeza, hari n'abandi batabonye n'uburyo bwo kwiga amashuri ariko bavuga ngo biramu twabyiga. Ibi bitanga umusaruro ku iterambere ry'igihugu muri rusange kuko twiga amasaha 2 ku munsi ukigendera, kandi mu gihe cy'ukwezi kumwe ukamaze kumenya, cyangwa mu gihe cy'amezi 3 bitewe n'ubwinshi bwabyo, cyangwa mu gihe cy'amezi 6. Ibindi wari wambaye umusaruro ko mukorana na National Youth Council kubazanira urubyiruko ku iterambere ry'igihugu. Ese
mubona abo mwatraininze bagiye gusoza cyangwa se mubona mu gihe murabona National Youth Council izabyishimira izabona ko ntago izicuza abanyeshuri yabahaye murumva mwaratanze package nziza murumva mwabasaba abandi se cyangwa mwamanikamo kuko bijye bibaho ko n'akazi kukanene wegura ukavuga ati bimeze gute yo ngiye kwa ko ndi optimistic person nkaba generotic cyangwa genereze person genereze umuntu utanga ugira ubuntu wishimira iterambere ry'abandi ngewe hari ibibazo mbaza abanyeshuri barangije ukamenya feedback ibyo be expecting aho bagize ariko nta na rimwe njya mbibaza nabanje kuba briefing ibyo bavuga kuko sindi mu politicien wenda ngo nshake ko icyo nshaka ko cyubika ari cyo kivuga rero uzabibona niba wabasha kugenda ukabihuza ubuhamya bw'ibyo abanyeshuri bivugira ku byo bungutse rero icyo twasaba National Youth Council kuko ifite urubyiruko rwinshi urumva n'igiye managing urubyiruko ku myaka 18 kugera ku myaka 32 kandi niho hari abantu benshi bakeneye kandi IBTC ifite ubushobozi bwo kuba yashinga branch Cyangugu kashinga Rubavu kashinga no bafa baduhaye facilities ubwo n'amafaranga kugira ngo tubashe ku executor wa cya gikorwa twe n'abanyeshuri ibihumbi 2 mu gihugu cyose cy'u Rwanda batugira icyizere nk'uko bakitugiriye imbere tukabimultiplier kugira ngo bigere ahantu henshi cyane kuko ngubu ni sample babwiye ko kuva National Youth Council yabaho n'ubwa mbere batanze opportunity muri filmmaking bavuga bati abantu bacu niba abantu bakwiriye tuzabaha n'abandi rero twebwe ku rwacu ruhande byaradufashije nk'ikigo kuko byongera ubushobozi bwa moteri yacu rero finance bigibazo byanadufasha gukemura ko covid yari tumereye nabi yaratuzahaje ariko kundi ruhande rwose n'umusanzu udasanzwe ku bajene b'igihugu niyo mpamvu nsaba na leta niyo bitari National Youth Council niyo zaba ari ama-église niyo yaba ari ama-communauté wenda y'ama-ONG n'ubundi aba-public relation babo hari igihe baba barize nko muri kaminuza nka journalism ariko adobe zarabesha pie amakano bafite mu office ba kamera ama footage akabaremera bayabitse gusa abo bantu bose ama-compassion mwabafasha ama-plan Rwanda ndayibona plan Rwanda ndayibona SOS ndayibona World Vision ndayibona Save the Children abo bantu bose bafite abajene batera inkunga abantu batera inkunga ariko bafite n'ikindi kibazo cyo kuba batatuma ino awareness igerwaho ya iri digitalize kandi abajene bakunda digitalization bikarangira ngo bahe uburenganzira abajene kwihitiramo umujene rero ikintu yetamo kimuza hafi cyamamaye mu myaka menshi yashize ni ugutwara imodoka ni ukujya kudoda ni ukujya guteka birumvikana bikarangira awareness ya bino itabagezeho niyo mpamvu na mbere yuko nibumva abantu batabyumva azaduhamagare nka IBTC tuze tubasobanurira abajene babo icyo dukora n'iki ibintu byababarira none guhitamo kw'aba bajene kube kwinshi muri ino domaine cyane gahunda y'abajene zose ziri digital barashaka kuba digitalize cyane ku buryo biba byiza babihuza rero twigisha ubundi urataze cyane Uwizeyimana Jules Claude umuyobozi ndetse wanatangije IBTC Film and Design School turabashimiye cyane yego murakoze musure IBTC abashaka kwiga mwabasanga kwa Rubangura umuryango wa 4 muri floor ya 4 umuryango wa 106 ikindi wabasura ku mbuga nkoranyambaga zabo hose baba hari kandi twizere ko iki kiganiro gisangiza abantu benshi kigere kure n'umusanzu uri gutanga ku rubyiruko rw'abanyarwanda haba bari hanze y'igihugu haba ushobora kuza uri umuntu ukuze batubwiye ko ingeri zose bashobora kuzigisha kandi bigatanga umusaruro IBTC survey nakagaruka tuzasubira ngende ibyiringiro Daniel murakoze cyane kwa nato ariko akaga kabaho rwose ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodesha imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora si uko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. Ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga
urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC Production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC Production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC Production ni i Kigali kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagira hanga hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. N'abakozi b'amateleviziyo, niba rwiyemeza mirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online.